Hello, mumeze mute. Ni Peter Price nanone, ndagira ngo mbarangire ahantu hari cyamunara, hari diri ya danje. Abantu bari hafi muri Kigali, Kicukiro, Masaka, hano hitwa Gitaraga, mu Gitaraga. So nkuko mubibona, ndaza kubereka nimero ndetse na WhatsApp, link ya WhatsApp mushobora kubavugishaho abashaka kugura. So nkuko mubibona, dufitemo udutanda bateraho ipasi, dufitemo amafirigo, dufite micro-onde, dufite inkweto nyinshi zitandukanye iz'abagore n'iz'abagabo, harimo imyenda y'abagabo, harimo ibi ni ballon bogeraho cyangwa se ushobora kuryamaho hejuru y'amazi, n'amagare y'abana yo kunyonga n'ayo gusunika, dufitemo ibitanda by'abana, dufitemo amamashini atandukanye, dufite amapasi, harimo amafirigo, harimo amavandarateri, harimo za mashini zikoropa mu nzu, urabonamo za blender, harimo twa tugare baryamishamo abana, intebe zo ku mazi, harimo ibintu byinshi, imyenda y'abakobwa, ibintu byinshi. So abantu bafite ku mafaranga yabo, mushaka guhaha muri iyi minsi mikuru, urabona ko hano hari ibintu bitandukanye, amakanzu, amashati, amabluze, amajipo, harimo amasahani, amatasi, inkweto, ngira ngo ni icupa niba atari igikombe, amabuji, ibirahuri, inkweto, ibiyiko n'ibyuma, amasiketi, amabage, ibikapu, inkweto z'abana, udukweto twiza cyane, amatasi. So murabona ko hari ibintu byinshi. Abantu rero mufite amafaranga, dukoresha turambura imisatsi, inkweto, udusandari twiza, za tondezi, imashini zogosha, za mashini zitanga umuyaga, amafirigo uko nabivuze, ibisorori, twa tumashini tuvangavanga ibintu, urabona ko harimo ibintu byinshi, amabage abantu bakoresha bakora za delivery, harimo amatente, izi ngira ngo ni iz'abana, agatente, bya bihema bashyiramo amazi, abana bakaba bakogeramo, blender, amagare, ahantu urabona ko bafite ibintu byinshi. Niba ufite amafaranga yawe ntabwo wabura igikoresho uhahamo hano. Ndabonamo amakaramu, za keyboard z'imashini, ngira ngo ni printer, digital music system for iPod. Murabona ko hari ibintu byinshi. Ubwo rero abantu mufite amafaranga yanyu kabisa ntimucikwe, hano ntabwo wabura ikintu uguramo rwose. Niba ufite ibihumbi 10, niba ufite ibihumbi 20, ufite 50 cyangwa 100, ndakora hera ntabwo wabura ikintu uguramo. So nimero ngizi, 07 90 77 53 08, 0790 cyangwa se 0780 So ibi bintu biri ahantu hitwa ngo Gitaraga, Masaka, Kicukiro. Ushobora no kujoininga WhatsApp group yabo. Ibintu muraza kubisanga, ndaza kubipostinga kuri YouTube channel yanjye yitwa Peter Price.
kuri WhatsApp yanjye na Facebook. So ushaka kubonaho iyi link ya WhatsApp kugira ubajoyininge kuri group, waza gushaka yaba kuri Facebook, Instagram cyangwa se YouTube, ugashaka umuntu witwa Peter Price, uraza kubona iyi link, then ushobora kujya muri group ya WhatsApp ukagera n'ubabaza iriya sakoshi nangahe, iriya firigo nangahe, nk'uko twagiye tubibona. Murakoze cyane. Bari kuri YouTube ntimuze kwibagirwa gukora subscribe, ubundi hashye koko. Urabona nk'ibi bolo ubundi ni byiza, abantu baturiye amazi cyangwa bafite amapisine, ni imari ishyushye kweri. Amagare y'abana ashobora gusanga nk'aka ari nka 15 cyangwa 20. Muhereza abana ibyishimo, nawe mwihahire. Urabona ko harimo ibikoresho byinshi cyane, amapasi, amafirigo, ndabona harimo n'ibyakoze byayamazemo no kwitonda. Murakoze cyane.